ibyo ari byo byose byanga byakunda uramuzi wewe ubwawe warivuye nako kanwa kawe bivugira neza ko waje kuntwara ababyeyi banjye bakimara gupfa ese kuko niba waraje kuntwara ababyeyi banjye bakimara gupfa uwabishe waba umuzi cyangwa nako ntikubamuzi ibyo byose uramuzi twaraganira ariko njye ntabwo muzi sibyo ntabwo nzumvisha ababyeyi bawe ndakubwira uburyo sinari yagenze urumva ariko icyo kumbwira ngo mubwire ababyeyi mwumvisha ababyeyi ba kano kanya ntabwo muzi sibyo umuntu warashe akari kuri sasu bigatuma papa wakora agisida akagenderamo na mama wawe ntabwo muzi nakubwira uburyo nahageze ariko muzi kumbaza ibindi birenze burya ntabyo nzi sibyo kandi iri bagikundura wumva ntabwo jyewe naje mu buzima bwe kugira ngo mbwangize naje mu rwego rwo kugufasha kandi nagufashije kugeza n'ubu ndacyagufasha sinzanacika intege zo gufata inshingano z'umubyeyi kuri wowe ntabwo rero ubuze kugira kumvisha yuko hari uburyo naba nzi umuntu waba uri inyuma y'urupfu rw'ababyeyi bawe ibajya ntawe nzi uramunda simuka none ujya mu nkuriki ushobora kumbwira umuntu wishaka kurebana ariko siribagiza nakubwiye yuko nubwo nari isuku maraso ndacyari papa wawe rugero kunaniza ariko bituma icyiza rero ni ukwakura iki kibazo mu nzira nkagikuramo nte ukwiye kurusha ko mu bwiza kurenza uko naguhaye urashaka kubwiza ukwegura wazaga kumfata ahabereye impanuka wari gatuma yarahuriranye rugiye ushobora kuba uzi ko ndi umwana ntabwo ndi umwana ntabwo ndi umwana ikindi kandi nshaka kukumenyesha ndavuga nibutse neza umuntu wakoze mu mbarutso akivuga n'ababyeyi banjye rugiye ninsanga umuntu ufitanye isano cyangwa nawe ufite aho umuzi kuko narababajwe urabizi neza narababajwe bihagije urabizi neza nababajwe bihagije niko papa ndakuba ariko ntuzatume kubahuka ese ko iribagiza atanze gasopo ya nyuma kuri Rugema araza kuba yabyifatamo gute hano iyi filimi ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota rero byakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuhagera rero ndaje ngusobanurire ibintu bigiye kuba byakurikira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba bigiye kuba byakurikira ibingibi kubera ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane kandi twabonyemo mu yashize muri episode yabashe kuba yarangira twabonye ko Cyusa yabashe kuba yaza kwanoza kwa Rugema akabasha kuba yaza gusaba imbabazi isimbi amubwira ko uriya mwana isimbi atwite atazigera avuga ko ari uwa Cyusa se Cyusa ari gupanga ibiki byose twabashije kuba twabibona muri iyi episode yabashe kuba byarangira ariko ndaje ngo dukomeze duhite tugera no ku episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha kurushaho kubera ko tutangiye kuba twabonamo udutendo twinshi cyane
kandi Cyusa ashaka kuba yakihakana uriya mwana isimbi atwite. Se uriya mwana isimbi atwite n'uwa Cyusa? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Icyo usabwa no gukanda subscribe kuri iyi channel ugafungura inzogera kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na video zacu zigiye zitandukanye, yuko hano tubasha kuba twabagezaho video nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Rero tugiye kuba twahera ku bintu byagiye biranga iyi filimi yarangiye, mitenza duhite dukomeza no ku biraza kuba byaza mu yindi episode igiye kuba yaza imbere. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba Cyusa yabashe kuba yakihakana uyu mwana. Ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko Cyusa ashaka kuba yarengera inyungu ze we n'umukunzi we, akabasha kuba yakihakana umwana yateye inda. Ariko byose ndaje nkubwire ise Cyusa uyu mwana nowe. Rero uyu mwana isimbi atwite ntago ari uwa Cyusa. Mwibuke ko isimbi yari yaravuye hano mwa runo rugo agiye kuba yagenda, yaragiye rero yari amaze iminsi ku mugabo, niyo mpamvu yagarutse. Rero yari yaragiye kuba yashaka umugabo, amaze kuba yashaka umugabo babasha kuba bananiranwa, abasha kubaho mu buzima bubi, ahitamo kuba yagaruka hano kwa Rugema. Uriya mwana isimbi atwite ntago ari uwa Cyusa, ahubwo iriya nda isimbi atwite ashaka kuba yayegeka kuri Cyusa, kandi ibyo ni ibintu bibi cyane kuba Cyusa atari we ise w'uriya mwana, ariko bakaba bagiye kuba bamushyiraho umwana. Si ibintu byiza cyane isimbi agiye kuba yakora, ariko niko bigomba kuba byagenda kubera ko uriya mwana ntabwo yamushyira ku mugabo w'umukene kandi babashe kuba bananiranwa. Rero Cyusa agiye kuba yajyaho umusaraba wo kuba yarera umwana, ariko nawe twabonye ko ashaka kuba yakemera ko uriya mwana ari uwe, kubera ko yigeze kuba yaryamanaho na isimbi ariko ntabwo yigeze amutera inda. Rero ni ibintu bikomeje kuba byacanga abantu benshi hano kuri ino channel. Nimba umaze kuba wasobanukirwa, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi nkubwire n'ibindi byabashe kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira, nkubwire n'ibintu bigiye kuba byaba byiza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko isimbi ibintu abashe kuba yakorera Cyusa ntago ari ibintu byiza cyane. Nubwo Cyusa nawe tutangiye kuba twabona ko atangiye kuba yahinduka, kubera ko yigeze kuba yaryamanaho na isimbi, azi ngo uriya nda atwite niye, nubwo ari kuyihakana, ariko arashaka kuba yamubwira ati iyo nda nubwo nayiguteye ariko ntuzayinyitirire, kubera ko nashaka ko iribagiza abimenya. Uri kumva ko Cyusa ashaka kuba yareba inyungu ze gusa, ariko namara kumenya se ko uyu mwana isimbi atwite atari uwe, uri kumva ko ibintu bizaba bimaze kuba byaba byiza. Ariko isimbi agiye kuba yazambya umubano wa iribagiza ndetse na Cyusa, kubera ko twabonye ko iribagiza akundana na Cyusa kandi ntago azi ko yateye uyu mukobwa inda. Rero Cyusa ntago ibi bintu arimo arabibwira iribagiza, niyo makosa arimo arakora, kubera ko iribagiza abimenye mbere, nubwo iyi nda atari iya Cyusa, nubwo atari iya Cyusa, ariko iribagiza abashe kuba yabimenya, yabasha kuba yamufasha bakabona uburyo bakemura iki kibazo cyabo, yuko iyi nda isimbi atwite niyo umugabo w'umukene. Isimbi aho yari yaragiye kuba yashaka, ubuzima bukamunanira, akabasha kuba yagaruka hano mwa runo rugo. Uri kumva ko Cyusa agiye kuba yahura n'umusaraba ukomeye cyane mu rukundo rwe na iribagiza, kandi Cyusa ashaka kuba yahishira uyu mukobwa ko iyi nda ari iye. Rero ni ibintu bigiye kuba byazamba hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ariko ndaje nkubwire n'ibindi bintu byabashije kuba byaba byiza hano muri ino filimi, kubera ko twabashije kuba twabona ko uriya mukobwa Kanyana ndetse na n'uriya mushiki wa Cyusa bagiye kuba baza kureba umukunzi wa uriya mukobwa Sylvie nyine uvukana na Cyusa. Uri kumva ko bigiye kuba byaba byiza, ariko ikintu gitangaje ni uko Sylvie umukunzi wa Kanyana ategereje ko azamuha igisubizo. Ni uko tuzatungurwa cyane, Sylvie azatungura uriya mukobwa Kanyana, kubera ko uwo mukunzi Sylvie avuga niwe Kanyana nawe twabonye akunda musaza we iribagiza Rurangirwa. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane, noneho abantu batangiye kuba bakurikira bakabasha kuba basobanukirwa hano kuri ino channel ibintu bigiye kuba byaba ibindi, kubera ko iyi filimi igiye kuba yahinduka filime y'igitangaza, kubera ko ni ibintu byinshi nyine biri kugenda biranga kandi tutari twiteze ko byabasha kuba byazamo. Ariko harimo ibindi bintu twabonye kandi bitangaje cyane, ukuntu iribagiza yabashe kuba yasezera bakamarade na Emile bamubwira ati ugomba kuba waza ukibera hano. Ibaze rero iribagiza yagiye kuba yaba mu bagabo babiri, ndetse
Kamarade ndetse na Emile. Uri kumva ko iribagiza yabakoze ikosa rikomeye cyane yuko aba bagabo nabo ntago twabizera kandi bambaye umubiri. Uri kumva ko iribagiza yaba agiye kuba yahohoterwa nubwo baba bashaka kuba bamuvura bakamuha umuti, ariko ntago yabasha kubana mu nzu n'abagabo babiri. Iyi nkuru yazavugwa hehe? Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi. Nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota tukiri kumwe, murera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana no mu zindi video zacu zigiye zitandukanye, kubera ko tubagezaho ibintu byiza kandi bisukuye bifite isuku. Rero nimba nawe ubashe kuba wanyumva kuri izi mikoro ndimo ndavuga, umva iryo jambo, urebe iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze urikoreho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo, kandi nimba wabashe kuba wasobanukirwa ubashe kuba washima. Rero ni ibintu byinshi byagiye biranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, ariko ibyangombwa tuba twabashe kuba twabibagezaho kare, kubera ko filimi yacu tuba twayikurikiranye 5 kuri 5. Abantu babasha kuba bakumva iyi filimi bakabasha kuba bayireba filimi Inzira y'Umusaraba, ibintu twabashe kuba twavugamo hano mukabasha kuba mwabisangamo. Mujye hariya muri comment hasi mubashe kuba mwabitubwira, kubera ko tubasha kuba twabagezaho ibintu biraza kuba byaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi hano tugenda tuhakura n'amasomo akomeye cyane ku bantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Hari amasomo tubasha kuba twakigiramo kandi yabasha kuba yagufasha mu bundi buzima busanzwe, yabasha kuba yagira ikintu akumarira, wabasha kuba wabwira mugenzi wawe akabasha kuba yakumva isomo wabashe kuba wamubwira nyine rikagufasha mu buzima busanzwe. Nimba utarahura n'ibigeragezo ukabasha kuba wabinyuramo kubera ko wabonye iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byinshi twabashije kuba twabona. Uyu mukobwa mama Kanyana ndetse n'umukobwa Ikanyana bari barimo bajya inama, barimo bavuga kuri ya mukobwa isimbi wabashije kuba yatwara inda. Nabo bari barimo babitekerezaho bavuga ko iriya nda idashobora kuba ari iya Cyusa. Rero ni ibintu byiza cyane kuba aba bagore babashe kuba bamutekerezaho, Kanyana ndetse na mama we bakabasha kuba bavuga kuri isimbi, kubera ko batangiye kuba bamutekereza ko iriya nda bashobora kuba yaragiye kuba yashaka nawe. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi, kandi ntago twakirengagiza ibintu byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi, kubera ko yabashe kuba yarangwa n'ibyiza gusa, kandi ibyiza byaje biherekejwe n'ibindi. Rero icyo usabwa nuko ukanda subscribe hano kuri ino channel, ukajya ubasha kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ibintu bigiye kuba ari uburyohe cyane. Nimba nawe ubasha kuba wankurikira ukabasha kuba wagera hano kuri ino channel, kanda subscribe nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa ikintu cyose kigiye kuba cyaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi kandi byagiye bidutangaza. Kuba iribagiza yatangiye kuba yatinyuka Rugema akabasha kuba yamuhata ibibazo ni ibintu bikomeye cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Ni ibintu tutari twiteze, ni ibintu byiza cyane. Rero kuba iribagiza yaratangiye kuba yatinyuka akatangira kuba yabwira Rugema ikintu icyo ari cyo cyose, kandi twamaze kuba twamenya ko iribagiza yamaze kuba yamenya ko Rugema ari we wamwiciye ababyeyi, nubwo akibicecetse ariko mwabonye umujinya afite. Iribagiza afite umujinya mwinshi cyane ku buryo ashobora kuba yakubita na Rugema. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane kurushaho, uko yari iri bigiye kuba byakiyongera, ibintu bigiye kuba byaba byiza. Nimba nawe ubasha kuba wankurikira, nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe. Nimba niryo uri kubona, ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko ibitekerezo byawe muri ino filimi ni ingenzi, byabasha kuba byafasha abantu benshi bakurikira iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba hariho n'abantu ushaka kuba wagira inama muri ino filimi, ubona bakoze ibintu bitari byo, ubashe kuba wajya muri comment ubashe kuba wabavugaho yuko ibitekerezo byanyu biraza kuba byasomwa, kandi muzabasha kuba mwasubizwa kubera inama zanyu mwatanze. Kandi ni ibintu byinshi twabashe kuba twabonamo hano muri ino filimi byabashe kuba byashimisha abantu, kubera ko twabashe kuba twabona ko Fabiola yatangiye kuba yatinyuka Cyusa akamubwira ko uriya mukobwa isimbi yaraje kuba yareba atari umukobwa atagomba kuba yamukinishiriza umutima, atagomba kuba yazana ubugoryi bwe. Rero uri kumva ko Fabiola nawe atangiye kuba yahabura Cyusa, uriya mukwe wabo wabashe kuba we yatera inda isimbi. Uri kumva ko Fabiola ibintu agiye kuba yakora nawe muri no filime. Mwabonye uburyo yari amezemo uyu mugore Fabiola, ni ibintu byiza yabashe kuba yakora, yabashe kuba yakina iyi filime neza. Abantu mwabashe kuba mwamukunda, mujye muri comment mubashe kuba mwabivuga, kubera ko Fabiola
uyu munsi adukoreye ibintu byiza hano muri ino filimi tutari twiteze, kubera ko yabashe kuba yabwira Cyusa akamugira inama nzima ko atagomba kuba yakinisha uriya mukobwa isimbi, kandi umuntu wamaze kuba yasobanukirwa ko isimbi iriya nda atwite atari iya Cyusa, ahubwo aho yari yaragiye gushaka umugabo wamuteye iriya nda, abona ubuzima buramunaniye abasha kuba yagaruka. Nimba nawe wabashe kuba wasobanukirwa ibingibi, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana no mu zindi video zacu, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi uyu mukobwa isimbi abashe kuba yabeshya, akabasha kuba yabeshyera Cyusa ngo niwe wamuteye inda, ariko twebwe tumaze kuba twabibona muri iyi episode igiye kuba yakurikira mu gihe kuba mwabibonamo. Rero ni ibintu byiza cyane kuba uyu mukobwa isimbi ashaka kuba yashyiraho icyaha Cyusa, ariko Cyusa ntabwo yigeze abikora, ahubwo ashaka kuba yakica umubano wabo na Iribagiza. uri kumva ko rero uyu mukobwa isimbi agiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane kugira ngo yice umubano wa Cyusa ndetse na Iribagiza. Ese Cyusa azabasha kuba yabyitwaramo ute, cyangwa Iribagiza azabasha kuba yabyitwaramo ute? Rero kuba yaryamanaho na Cyusa, ni Cyusa yahera hehe ahakana uyu mwana ko atari uwe? Rero Cyusa na Iribagiza umubano wabo ugiye kuba wazamo agatotsi, kubera ko Cyusa adashaka ko bimenyekana ko yaba yarateye inda, nubwo atari we wayiteye ariko yaryamanye nawe. Rero umubano we na Iribagiza ugiye kuba wazamo agatotsi, kandi ni ibintu byinshi twabashije kuba twabona muri iyi episode igiye kuba yaza, kubera ko Iribagiza atazi nimba Cyusa azakora ubukwe nawe ataranywa umuti wa kabiri. Rero Iribagiza ategereje kuba yanywa umuti wa kabiri kugira ngo akore ubukwe na Cyusa, kandi twabonye ko Cyusa arimo aritegura ubukwe. Se ibi bintu bizaba bigenda gute? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri kano kanya tubashe kuba twageramo, kandi nimba ubashe kuba wagera kuri iyi munota tukiri kumwe, ukirimo umurikira wumva izi mikoro ndimo ndavugiraho, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo, kubera ko ibintu bigiye kuba byamera neza kurushaho. Filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yazamo utundi dushya twinshi cyane, igiye kuba yakongera ikaryoha. Iyi filimi imeze nk'aho yatangiranye amavuta mashyashya hano kuri zino episode tugezeho, yatangiye kuba yakigarurira abakunzi benshi mu Rwanda, kubera ko filimi Inzira y'Umusaraba itangiye kugera ku rundi rwego. Rero nimba nawe ubashe kuba wagera kuri uyu munota kandi hari ibintu ubashe kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitubwira, kubera ko ngiye kuba nagusobanurira ibintu byinshi biraza kuba byaza muri episode ikurikira, ndetse tugenda tugaruka no mu byagarutse kuri episode yarangiye, kubera ko ngewe ikintu mbabwiye mu gisanga muri episode nababwiye muraza kuba mwakurikira mu kanya. Rero ibintu bitangiye kuba byaba ibindi, kubera ko uyu musore Cyusa ndetse na Iribagiza bagiye kuba babana mu buryo butari bwiza, kubera ko isimbi yabashe kuba yahitambika. Ese Cyusa azabasha kuba yashaka isimbi cyangwa azabasha kuba yashaka Iribagiza? Byose tugiye kuba twabisobanukirwa, ariko isimbi arimo aramwihambiraho kugira ngo abashe kuba yamugira umugore, kugira ngo babashe kuba babana. Rero isimbi ibintu arimo arakora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko Cyusa tumaze kubona ko yifitiye undi mukobwa arimo abwira ariwe Iribagiza. Ese azabasha kuba yahemukira Iribagiza kugira ngo akundane n'uyu mukobwa isimbi, kugira ngo babashe kuba babana? Rero ni ibintu byinshi bikomeje kuba byagaruka muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kandi bikomeje kuba byatungura abantu kuri iyi episode tubashe kuba twageraho, kubera ko Cyusa afite ibibazo bikomeye cyane, ari mu ihurizo kuba yarateye inda nubwo ayitirirwa nubwo atari we wayiteye, ariko yabashe kuba yaryamana n'uyu mukobwa isimbi. Rero uri kumva ibintu bigiye kuba byaba nabi kurushaho, ibintu bigiye kuba byazamba, ariko ntago ari byo twabonyemo gusa, kubera ko twabashe kubonamo n'ibindi bintu bihambaye kandi byiza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twabashe kuba twabona ko uriya mugore wa Rugema mama Kanyana arimo aganira na Kanyana we, barimo bavuga kuri iyi nda isimbi atwite. Nawe twamaze kubona ko nta makuru bayifiteho neza, barimo barashidikanya ku muntu waba waramuteye inda, ariko twamaze kubona ko twebwe atari Cyusa ahubwo ari undi muntu
yari yaragiyeho agiye kuba yashaka yuko isimbi nta hantu yari kuba ari, kubera ko yari yarashatse nyine yari yarashatse umugabo w'umukene, niyo mpamvu babashije kuba bananiranwa inda abasha kuba yayigeka kuri Cyusa. Rero uri kumva ko hano hari isomo rikomeye cyane tubashije kuba twakuramo hano muri filimi Inzira y'umusaraba, kubera ko Cyusa yaza kuba atararyamanye na isimbi ntabwo inda bari barayimushyiraho. Uri kumva ko rero hari amasomo menshi tugenda tuba twafata hano muri ino filimi kandi abasha kuba yatwubaka, kandi ntabwo ari ibyo gusa twabashije kuba twabona muri episode yarangiye. Twabashije kuba twabona ko Iribagiza ndetse na Rugema batangiye kuba bahangana. Rugema atangiye kuba yarengera, Iribagiza atangiye kuba yatinyuka Rugema. Ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza atangiye kuba yatinyuka Rugema agatangira kuba yamubaza ibibazo akamusubiza. Rugema rero Iribagiza yabwiye Rugema amagambo akomeye cyane. Ni amasomo rero twabashije kuba twakura mu iriya filimi Inzira y'umusaraba yabashije kuba yarangira, ariko tugahita tugaruka tubabwira no kuri season igiye kuba yakurikira ibintu biraza kuba biranga, kubera ko ari ibintu byiza nyine cyane bigenda biranga izi filimi Inzira y'umusaraba. Kandi nawe nimba ubasha kuba watwumva ukabasha kuba wagera hano kuri ino channel wamaze kuba wasobanukirwa buri kimwe kigenda kitangirwaho, kubera ko tumaze kubonamo nyine ibintu byinshi kandi byiza tutari twiteze ko biraza kuba byaza muri ino filimi. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota ari ibintu wabashiye kuba wasobanukirwa muri ino filimi Inzira y'umusaraba, kandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ukande kuri like, ugiye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kubera ko ibintu bigiye kuba byahinduka ibindi. Iyi filimi igiye kuba yaryoha kurushaho, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi kandi bigiye kuba byaryoshya. Aho Cyusa bamushyizeho umwana atari we wigeze atera inda, aho Iribagiza yatangiye kuba yavugana na Rugema akamutinyuka akamubwira amagambo akomeye cyane. Rero Iribagiza yakoze igikorwa cy'ubutwari. Ese namara kunywa umuti wa kabiri ibintu bizaba bimeze bite? Ibintu bizaba birushijeho kuba byaryoha cyane, kubera ko tumaze kuba twabona ko filimi yacu itangiye kugera ku rundi rwego, itangiye kuba yaryoha kurushaho. Rero Iribagiza yararimo bakamarade hano bari barimo bamugira inama, avuga ati ave mwarira rugo kwa Rugema agiye kuba yaba kwa bakamarade. Se bakamarade bamwakira gute? Urugo rurimo abagabo babiri, haba hinjiyemo umukobwa umwe. Uri kumva ko ibintu byaba bitangiye kuba byaba ibindi, kuba Iribagiza yava iwabo hariya kwa Rugema akabasha kuba yajya kubana na bakamarade. Nta bagabo kandi murabizi bambaye umubiri, rero ntago ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza yajya kubana na bariya bagabo, kubera ko nawe wakizera ikintu mu minsi iri imbere. Uri kumva ko rero ifilimi yacu igiye kuba yaba ibindi. Se Iribagiza araza kuba yaba hehe? Ariko yahakaniye bano bagabo bari bamusabye ko yaza kuba yabana nabo, ahubwo akaba igihe amaze kwa Rugema nta kintu yigeze aba, ahubwo ariho agomba ko yaguma, kubera ko twabonye ko kwa Rugema nubwo bashaka kumwica, ariko twabonye undi mukobwa Rugema Safina yabashije kuba yahagera atabara Iribagiza ku gihe. Rero ni ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga iyi filimi, kandi twabonye ko uriya mukobwa Kanyana afite umukunzi, ndetse na Sylvie umushiki wa Cyusa akaba afite umukunzi. Rero ibintu bigiye kuba bitangaje hano kuri ino filimi kuri abo bakunzi mubabwiye Sylvie ndetse na Kanyana, nuko twamaze kuba twabona ko uriya mukunzi bose bamuhuriyeho. Kuba Sylvie atarabona umukunzi wa Kanyana ntago ari ibintu byiza cyane, nanone kuba Kanyana atarabona umukunzi wa Sylvie ntago ari ibintu byiza cyane, ariko bigiye kuba byahurirana. Uyu Sylvie yabashije kuba yatumira ba Kanyana kuba yaza kuba yareba umukunzi we, kandi twabonye ko umukunzi wa Sylvie ariwe uyu mukobwa Kanyana akunda, kandi yatumye nyina ngo abashe kuba yamuvugira ko amukunda, ategereje ko amusubiza, kandi yamaze kuba yakigera kwa Sylvie kare. Uri kumva ko filimi yacu Kanyana agiye kuba yajya muri koma kubera ibintu bigiye kuba byabamo. Rero nimba ubashe kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byaba muri ino filimi Inzira y'umusaraba, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza utangemo ibitekerezo hano muri filimi Inzira y'umusaraba, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi. Ifilimi yacu igiye kuba yaryoha kurushaho, kandi nimba ubashe kuba wasobanukirwa sharinga iyi video n'abandi bantu babashe kuba bayibona, kubera ko itangiye kuba yaba nziza iyi filimi Inzira y'umusaraba. Kandi nimba nawe ubashe kuba wayikunda, gira igikorwa gikomeye ukora, utanga ibitekerezo aho hasi muri comment byubaka abandi, byafasha n'abandi.